Amahoro w'Imana kuri wowe ushaka umutungo utimukanwa, cyane cyane ikibanza cyiza nk'iki ngiki kiri ahantu heza nk'aha ngaha. Aha ni mu mujyi wa Kigali aho bita i Gasanze, mu kagari ka Gasanze, ni umurenge Nduba, ndetse umudugudu witwa Nyabitare. Ni iki kibanza rero kirimo amasaka, kuba kiri ku muhanda ntabwo mbigarukaho, urabona ko cyegeranye n'indi nzu nayo nini, gifite umuhanda wo haruguru, hari n'umuhanda ukinyura ku ruhande. Ni ikibanza rero gifite ubuso buhagije kuko gifite ubuso bugera kuri 400. Ni ikibanza kandi giteye neza, giteretse ahantu heza ku buryo kuhubaka ntibigoye. Iyo uri hano hantu kino kibanza kiri, uba witegeye indi misozi myinshi ya Kinyinya ndetse na Bumbogo, ushobora no kureba mu mujyi muri tawuni. Iki rero ni ikibanza kidahenze, kireba ariko kuntu kiri ahantu heza, nubwo bwose ntari kubona uko nkigaragaza neza kubera amasaka arimo, ariko ni ikibanza giteretse neza pe. Gikeneye amafaranga make, miliyoni 16 zonyine. Kuri miliyoni 16 waza tukaguha kino kibanza. Hanyuma nanone kiri mu miturire, ni muri R1, ni mu makadaseri nk'ibisanzwe, kiri hafi y'umuhanda principal kuko ni muri metero 200 uvuye ku muhanda principal uhuza Birembo ndetse na Gasanze. Umuhanda ugiye kuzanyuramo kaburimbo mu minsi mikeya. Ni ikibanza gifite icyangombwa cyihariye, nukigura urahita ukorerwa mitasiyo ako kanya. Byihuse cyane, niba iki kibanza ugikeneye hita unyandikira kuri iyo nimero batarakigutanga. Iyo nimero ureba kuri screen, nyandikira kuri WhatsApp. Ushobora no guhita umpamagara ukambwira ngo tugende tujye kwishura kiriya kibanza nari ngikeneye cyane. Banyarwandakazi bari mu Rwanda rw'umungumu ndetse no mu Rwanda rw'iyongiyo, ndavuga aba diaspora, iki kibanza ni imari ishyushye. Ushobora kukigura ugambiriye kucyubaka, kubera ko hano batanga autorisation de bâtir. Ushobora kukigura ugambiriye ko iminsi bayicuma, ariko amafaranga wakiguze agenda yiyongeraho. Niba kandi ufite nawe ikibanza cyangwa se ugishaka, niba kandi ushaka inzu cyangwa se uyigurisha, nyandikira nanone kuri iyo nimero ya WhatsApp kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane.